Tugezemo hagati ngombwa yuko nanjye mama aza kuza kunshakira agataro kanjye nangira kama ashakira ewo mushenza mu giswe niko bawita ariko ubundi bavuga ko ari umurizo nanjye za kuza kunshakira iryo hembe hanyuma nanjye ndabikoreshaga nkuko yabikoreshaga ariko yari amabwiriza nahabwagwa nawe ariko uko yagurutsaga agataro yagenderagaho ya pantaro yayisunikisha akaguru kansanga muri saro yamara kunsanga muri saro gene yitaga nyitora kuko nari mfite amabwiriza nari maje guhabwa nkahita nyikata ku rukenyerero hanyuma ngahita nshyiramo twaduti tubiri ngahita nshyiramo na yafu ya pantaro ngahita nyisubiza munsi ya rwarugi ubwo bazarangiza gukora ibyo bakoraga ya pantaro nabaga nayishubijemo ibyo ngibyo nashyiraga nko muri iyo pantaro ibyo yabaga maje kwambara ibintu bishobora gutuma uwe n'uwo bashakanye badashobora kugirana amahoro ababyeyi mu nyumve cyangwa se abubatsi ngo mu nyumve iyo pantaro ko yakayambaraga yaragendaga ubwo yabaga yambaye imyiryane akaba yambaye urwangano rw'umugore wiwe yarashatse ubwo akagenda ukanyabweta bangana ubwo ibyo sanze mu nzira akabikubita niwe wagiye gushaka amakoma bayamurambikaho mushiki wanjye bamwica ndimo mureba hanyuma inyama bazigabana nzireba ninjye wazitwaje mama tugeze mu rugo turaziteka uko bazibaze niko bazitetse na sura yigeze ihinduka bazikaranze ariko zisa hanyuma barinda bazitugaburira tuzirya zisa gutyo uko kagendaga ukakugusa byibura nk'iminota nka 20 kabaga kagezeyo iminota 20 kuva Kigali ugera Rusumo bivuze ngo cyangugu yabaye myinshi ni 35 cyangwa 40 yego agataro bakoresha baguruka cyangwa se ko mwakoreshaga muguruka ugeranije uko kangana gashobora kuba katwara abantu babiri cyangwa nago bishoboka n'umuntu umwe gusuka agenda nabonaga bitashe ubwo twagendaga turumu agatumbagira kuva metero zingaho hasi ujya hejuru agataro ahubwo wenda reka ngereranye mu kigereranyo cy'icyo gihe uburyo nabibonaga muri iyo myaka yanjye 3 n'ine ndetse n'5 turabashimiye dushimira itangazamakuru ridusuye izina ry'Imana rihabwa icyubahiro hanyuma ngira ngo hari iyicano nibaho ijambo ry'Imana hanyuma reka tubashimire namwe ko mwadusize izina ry'Imana rihabwa icyubahiro hanyuma ngira ngo hari ijambo Imana yigeze ivuga mu gitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro mu gice cya 12 Imana ihamagara Aburahamu yaramubwiye ngo va mu gihugu cyanyu ujye mu gihugu nzakwereka iramubwira ngo nugira mwakira gihugu nzaguha umugisha iramubwira ngo nugira mwakira gihugu nzaguha umugisha hanyuma iramubwira ngo kandi n'uzakuvuma nzamuvuma hanyuma ngo Aburahamu arahaguruka viwabo asiga ibigirwamana bya Setera arahaguruka aragenda amaje kugenda agera mu mugambi w'Imana Imana yamushakagamo koko Imana mu mugisha nkuko yari yarabigambiriye bigeze mu gice cya 17 nibwo yamubwiye ijambo rivuga ngo nitwe Imana ishobora byose ngira ngo ari cyigisho nkunze kwigishaho cyitwa kumvira Imana iyo wumviye Imana rero iguha umugisha nanjye ndashimira Imana abakristo murimo mu nyumva ndetse n'iritangazamakuru ryadusuye kumvira Imana birakomeye kandi iyo wumviye Imana ibasha kugukorera cyane ibiruta ibyo wari buzavana iwanyu cyangwa se ibiruta ibyo watekerezaga uko Imana yacu ni igitangaza kandi ishoboye byose hanyuma twari ku ijambo ryitwa kumvira Imana uko Imana yahamagaye Aburahamu nanjye ndashimira ko ariko Imana yampamagaye nabwiye ko amazina nitwa niyo nagize Inosa papa bamwitaga Ngendabanga yagiraga abadamu babiri muka data yari umugore mukuru mama ari umugore mutoya hanyuma papa yaratubye turabana batatu mukuru wanjye wa mbere yaguye Tanzania niwe yapfiriye mukuru wanjye wundi wa kabiri we arahari ariko we asa n'umuntu utuziye mu mutwe hanyuma ninjye bucura bwa data hanyuma muri 1994 habaho jenoside yakorewe abatutsi baje kuva mu Rwanda baza kujya Tanzania bageze Tanzania baza guhunguka bagaruka intanga mu Rwanda bagarutse mu Rwanda data barapfuye amajije gupfa icyo gihe data yacuruzaga yagiraga nacurizaga bitaga Nyarutunga hanyuma ahantu bari batuye muka data yajyaga ava ahantu bari batuye bahitaga Nyagahandagazi akajya ava Nyagahandagazi akajya ajyaho bitaga Nyarutunga kuko ariho papa yacururizaga hanyuma yagiraga gataro yagenderagaho akajya ajya kumucyura ku gataro mu masaha nijoro hanyuma bagiragaho bitaga Nyagahandagazi hari agasozi kari gahari karekare kabaga gahari hanyuma mu gihe yabaga muciye kwa ku gataro yagira kwa ku gasozi kakamucika kikubita hasi hanyuma akagataro bakazamura mu ntoki tujye dushimira Imana yuko imbaraga z'abantu zijya zirangira ariko iz'Imana yacu zigakomeza abantu barirata ngo bafite imbaraga ariko ntawe ushobora kugira imbaraga nk'iz'Imana hanyuma uvugiremo gatoya
ko tumenyereye yuko abantu bagendera ku dutaro yego ni bwo bwa mbere twanjye nakumva nyine agataro we nakacitse umuntu n'ubu sindabona umuntu kagendera uretse kubyumva gutyo ariko nibwo nakumva ngo umuntu kamucitse kikubita hasi ako gasozi kabaga kareshya gate ku buryo kabuza umuntu uri kugendera ku rutaro ako gasozi kari karekare kandi bavaga aho ngaho datacururizaga uko habaga harimo ikirambi kimanutse harana mu gishanga hanyuma bamanukaga muri cya kirambi k'agasozi kabaga kari karekare ubwo urumva baramanukaga bagira muri cya kibayamo hasi kugira ngo bazongere bazamuke wa musozi ubwo birashoboka yuko wenda imbaraga zako gataro zashiraga hanyuma bakakajyana mu ntoki hanyuma datarangije gupfa 9/6 nibwo data yapfuye nanjye nibwo navutse hanyuma 9/6 papa arangije gupfa kuko data afite sambu yabaga hano ku mazi akagera indi sambu yabaga ku musozi kandi mama we yari umugore mutoya kandi we yagombaga kumuha ya sambu nziza yabaga ku mazi papa arangije gupfa rero byari ngombwa yuko muka data yo kuko yari umurozi kandi byari ngombwa ko bagomba guhangana bahanganiye ya sambu kuko niyo data yarasigiye mama hanyuma muka data aza kubwira mama kuko papa yapfuye mama ntwite kandi ndari mu mezi 7 habura amezi 2 ngo mvuke hanyuma mukadata abwira mama aramubwira ngo wowe nuramuka udapfuye azapfa utwite ariko yabimubwiraga arimo muzize yasambu ko mukadata ashaka isambu kandi na mama arimo ayishaka aramubwira ngo nuramuka udapfuye hazapfa utwite hanyuma mama wategereza yuko y'amezi 9 azuzura ategereza yuko nzapfa amezi 9 amaje kuzura ajya kwa muganga yumva igise kiramufashe ageze kwa muganga mandavutse tujye dushimira Imana yuko umugambi w'abana b'abantu atari wo w'Imana kuko abantu bavuga ibyo bashaka ariko n'Imana ifite ibyayivuga kandi kabona naho umuntu ashobora kuba yakuvuga ntabwo ushobora kuzakuza mayindi y'umuntu kuvuga ngo azagire ku rwego rw'iby'Imana yakuvuzeho mureke abantu bavuge n'Imana ivuge tuzareba bizagira agaciro izina ry'Imana rihabwe icyubahiro hanyuma nyuma y'ibyo mukadata azagemuye ariko mu kugemura we ntago yigeze agemura akine kumenya yuko navutse cyangwa se mama ariho ahubwo yaje kumenya yuko navutse cyangwa napfuye cyangwa se mama yapfuye agize asanga mama ariho ari kiri kintu ushatse kubabwira mu buzima duhanganye nabwo bwa buri munsi bakristo bavandimwe abanteza amatwi abanyamasengesha baririmbye abakristo abapastor n'abandi dukwire gusenga cyane kugira ngo Imana ituvanaho imivumo ya karande zaho tuvuka uko niba ari ikintu kitudindiza cyane niyo mivumo yaho tuvutse cyangwa se zo karande zaho twavutse kugira ngo Imana ibashe kuba yazidukuraho yego hanyuma papa yitwaga Ngendabanga mukadata arazabaza mama nsanze kwa muganga navutse aramubaza ngo mbese wabyaye iki aramubwira ngo nabyaye umuhungu aramubaza ngo ese wamwise ndi mama aramubwira ngo nta zina ndamwita aramubwira ati noneho rero reka mu cyimbo cyase mbari ryo mwita izina mama aramubwira ngo nta kibazo aramubwira ati rero none ku mwana reka tumwite Kanyamahanga kandi ubwo ngira ngo wowe urimo kunkurikirana papa yitwaga Ngendabanga nanjye urumva ntaho mvuye naho ngiye nanjye mukadata agiye kunyita ajya kunyita Kanyamahanga ariko ntago byari bikwiriye turashima yuko Imana yanze mu mazina yose yuko ambaho izina ry'Imana ntabwo icyubahiro mama abwira mukadata aramubwira ngo Kanyamahanga ku mwana wanjye sindishaka aramubwira ngo niwanze Kanyamahanga none reka tumwite Ntambara aramubwira ngo Ntambara ku mwana wanjye naryo ntabwo ndishaka hazo dogiteri wari uraho ngaho warumaje kubyaza mama aramaze tese ko bamwise Kanyamahanga na Ntambara ukabyanga hanyuma urumva umwana uri bwamwitiri aramubwira ngo nkurikije uko mukase yambwiye akambwira yuko ngewe nzapfa cyangwa umwana wanjye agapfa none iyo Mana nagize umwana wanjye abaho akaba yavutse nanjye nkaba ndiwe nanjye umwana wanjye reka mwite niyo nagize ubwo nanjye niswe niyo nagize muri ubwo buryo ndashima Kristo rero wahinduye amazina iyo Satani yifuzaga kunyita ariko ntago ariko byagenze ahubwo Imana yanyise ikigomba kunyita cyo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro nawe ngira ngo mu buzima busanzwe abantu bashaka kuzakwita amazina bashaka kuzakwita amazina bashaka nkuko bafashe Aburahamu ntago yitwaga Aburahamu yitwaga Aburamu bitewe n'ikika yararimo cyangwa se biturutse kuko iramaje gushaka urugo atari yabyara bangomba ko bamwita Aburamu nkuko nawe ushobora kujya gushaka urugo igihe utari wabyara iyo batakwisa ingumba ngo bavuga yuko umugabo yashatse goreka atabyara batangiye kuvuga amagambo yabo ariko Imana irangije guhindura amazina abantu bavuga abantu bagira nyuma bakumirwa izina ry'Imana rihabwa icyubahiro nuko mbaniswe none nagize muri ubwo buryo ndashima Imana yanyise ayo mazina bigeze nyuma nasanze mukadata uko yarugaga hanyuma byari ngombwa yuko
ari mama na mukadata bagomba guhangana kandi bose bagahanganira ya sambu, kuko ari mama ya sambu yarayikeneye kandi na mukadata ya sambu nawe yarayikeneye. Hanyuma biza kuba ngombwa yuko mama aza kuroga uburozi, yaje kuroga uburozi, ariko ubwo burozi bwo bwarenze ku bwa mukadata. Hanyuma mbyiruka iwacu mfite imyaka 3, ngira ngo abankurikiranye umwana w'imyaka 3, ngira ngo hari ushobora kuba mutuma ikintu akaba yakizana, cyangwa ushobora no kumutuma ikiko cyangwa se akaba yayizana. Muri iyo myaka yanjye 3 nabyirutse nsanga mu rugo hari ikipe y'abantu 12. Iyo kipe y'abantu 12 yabaga mu rugo ariko iyobewe nawe, ariko iyo kipe y'abantu 12 naje gusanga ari y'abarozi yabaga mu rugo kandi yose ari iyobewe na mama. Hanyuma nsanga uko abarozi bakoreraga mu rugo mu myaka yanjye 3, iyo kipe yakoreraga mu rugo, iyo kipe za kuza guteranira mu rugo nari mfite myaka 3, baza kubaza mama baramubwira yuko badashobora kumukoresha kuko nasanze mukuru wanjye wundi uhari we usa naho utuzuye, we nasanze asa naho tuzuye, ariko birashoboka yuko bimwe mu byo ngiye kuvuga uri buze kuza kumva, birashoboka yuko ibyo bari bwankoreshe byari bwampindura, ari byo bamukoresheje biramuhindura, kuko jewe nasanze we nta bwenge afite. Nuko niko byagenze. Hanyuma baza kuza kumubaza bamubwira yuko badashobora kumukoresha cyangwa se ngo bakoreshe na mukuru wanjye gusa, najya batabanje kunkoresha. Hanyuma biba ngombwa yuko bajya gushaka ikaye, bayimaje gushaka ikaye bandika amazina yanjye yombi niyo nagize Innocent, bashaka ikaramu. Hanyuma bahita bandika amagambo mfite imyaka 3 byo bavugaga narabyumvaga, bavuga yuko ngiye kujya njya kubandika amagambo avuga ngo niyo nagize agiye kujya ajya kuroga. Hanyuma najya ava kuroga natwe tuzajya tujya kuzura abantu yaroze, hanyuma ikindi azakora azajya bagaburira ubwatsi. Hanyuma muri iyo myaka ngira ngo hari uretse ko twagize iterambere muri iki gihe muri leta yacu y'u Rwanda y'ubu ngubu, barakoze uko bashyizeho kwiga, ubundi kirangira ngo basinyishaga ibikumwe. Hanyuma baza kuza gufata ya karamu banyandika ku gikumwe, ndagenda sinya imbere y'amazina yanjye, sinya n'imbere y'ibyo nzakora. Hanyuma kuva ubwo mu rugo habaga hari urwuho rwahabaga, ariko urwo rwuho rwabaga rurimo umuti wasaga umukara, akabamo n'undi muti wasaga umweru. Ariko uwo munsi bamaje kuza kunyandikisha ibyo nzakora, bajya kunsinyisha ibyo bintu, icyo gihe hari kabutura bamaje mama yanzaniye ndayambara, ariko iyo kabutura ntabwo nari nsanzwe nyibona mu rugo. Hari yenda birashoboka yuko bari bamaje kumenya ko bagiye kumpindura igikoresho cyabo, hanyuma biba ngombwa yuko bari bwaze kuza kunzanira iyo kabutura. Usinya hari ibyo uzi weho ibyo usinyiye cyaba gufashe nk'umwana gusa arakubwira ngo genda usinye? Soje bamfashe nk'umwana bansinyisha ibyo ngibyo, ntago nari ibyo ndi gusinyira. Uko urumva umwana w'imyaka 3 urumva mbese uburimo kuyoborwa nk'uko ufata telekomande ukayirikira kuri televiziyo. Hanyuma icyo gihe uwo munsi namaje gusinyira ibyo bintu, aragenda yabamaje ya miti yabaga muri rwa rwuho, wa muto wasaga umukara n'undi wasaga umweru. Uwo munsi nyuma aragusinyira ibyo bintu barabaruze 12, hanyuma nanjye bangira 13, ariko ninjye wagombaga guhagararira abo ngabo muri iyo myaka yanjye yombi uko ari 3. Hanyuma maje kubisinyira ko yaramaje kuntanga muri iyo groupe cyangwa se muri iyo company yabo. Hanyuma ya kipe y'abantu 11 barataha, hanyuma dusigaye mu rugo turi 2. Icyo gihe nibwo mama yagiye yanzanira ya kabutura, ikabutura ari ifite imifuka 3, umufuka yari ifite imifuka 2 imbere, hanyuma n'undi mufuka umwe w'inyuma. Ariko iyo mifuka yose yampaye uburozi, ambarira ubwo burozi uko nzajya mbukoresha. Umufuka wa mbere w'imbere harimo uburozi bw'umukara, ubwo burozi bwo bwari uburozi nagaburiraga umuntu akaba yakica. Ubundi burozi bundi bwo bwasaga umuhondo, n'uburozi bundi naziga nkinjira abantu babaga baryamye, n'uburozi naziga nkamamagiza mu nzu, namakoma mamagizamo, ubwo nabaga nabahonetse kugira ngo ibyo nza kuza gukora nze kuza kubikora mutumva. Hanyuma ubundi burozi bundi bwo bwendaga ubururu narazaga uko nari mfite urundi rwembe, nyimara gusinyira baje ku murwembe bambwira yuko nzajya ngira mu nzu y'umuntu ngiye kuroga, nzajya byibura umwe nsiga murasaza indasago, namara kumuca indasago ngahita mfata bwa burozi bwenda gusubura ngahita mbuvanga hamwe na ceza ndasago, hanyuma ya maraso ari mu mubiri agahita kurura bwa burozi, hanyuma ruzasanga umuntu agenda arwara indwara zidakira. Ibi mvuze uzajya ubigenzura, ngira ngo uzajya ubibona hamwe n'amasengesho. Imana izagenda igushoboza kugira ngo uhangane n'izi mbaraga za Satani zikurwanya umunsi ku wundi. Icyo gihe nyimara kwambara iyo kabutura ashyiramo ubwo burozi, nerutse ambwira ngo ijambo tugende, ariko atari yabimbwira nyiri kwambara iyo kabutura, bwa burozi bwawe buri muri rwa rwuho nari nayambara. Nyimara gusinyira ibyo yabusize mu mutwe, arabusiga ajya munsi y'ikirenge, hanyuma uko nakabwisigaga ajye mu mutwe, nagendaga ubwenge bugenda busubira inyuma
nsubira inyuma ku buryo nagiye kwikanga nanjye nsigara numva nta bwenge mfite ku buryo ibyo nakoraga nabikoze nanjye ntazi ibyo nakoraga ariko ndashima Yesu wampaye agakiza ubu ndimo ndavuga gukomera kw'Imana kandi nzi n'ibyo ndimo gukora izina ry'Imana ntabwo icyubahiro uko Satani agutwaza igitugu ariko ntakubwire ko ibyo urimo gukora hari icyo bizakugezaho ariko iyo ukora Kristo akubwira n'icyo azakugezaho izina ry'Imana rigabwa icyubahiro icyo gihe namara kwambara ikabutura yarambwiye ngo tugende kuko ubwenge bwari bumaje kugenda amaje kwisiga bwa burozi turagenda tugeze mu rugo rw'umuntu wandi twari bwagiye gukorera turahagera arambwira ngo ninzamura akaboko maje kuzamura akaboko ari ubundi burozi bundi yari afite abucisha mu kwaha ubwo burozi bwese bukingura rwa rugi rwo twa tugiye kuruga nenda kubwira mwebwe mu nteze amatwi cyangwa se murimo mu ndeba mujye musenga cyane muhamagara Imana kuko ntabwo ushobora kuvuga ngo wakinze Imana itagukingiye ntabwo ushobora kuramuka habwa inshuro nyinshi reka tujye twinginga Imana idukingire kuko umurozi agiye kuza kwinjira ntabwo akomanga nta nubwo bisaba ngo akusuhuze uko araza akinjira kandi urugi rwose waba wakingishije araza akarukingura kandi ntagakubwira ko ari buze kuza gukingura cyo gitwaragiye tumaje kwagera nzamura akaboko abucishamo baragenda bukingura urugi ndinjira uwo munsi namaje kwinjira ahantu bwari ubwa mbere mu myaka itatu bwari ubwa mbere nari ngiye aho naringeze naragiye mfata indasago maje gufata indasago nzirasaga umuntu mpita mfata bwa burozi mbushyiramo maje kubumushyiramo nuko ndasohoka ndataha ariko nabanje gushyiramo bwa burozi bwasaga umuhondo namamagijemo kugira ngo ibyo nze kuza kubikora batarimo kumva ubwo buzima ubwo nyimara gusinyira ibyo ngibyo urumva natangiye umwuga wo kuroga ngutangira mfite imyaka 3 mu myaka yanjye ine ndakomeza bigeze hagati kuko nasanze we yarabimazemo igihe mama biba ngombwa yuko nanjye nasanze yari afite agataro yari afite nasanze kari agataro kari kameze nk'intebe y'isonga bugari ariko iyo songa bugari kuntu yari imezeyo n'akantu kari kabohesheje nk'urubingo ariko nanone ntibibe urubingo hanyuma yagiraga icyo bita yagiraga ihembe ry'abagari n'irisongoye imbere ariko impande yari ifatiraga habaga hari umwobo munini wabagurimo hanyuma akagira icyo bita umushenza hanyuma ariko iryo hembe no mushenza nako gataro nako yagenderagaho hanyuma uwo mushenza cyangwa se umurizo mu Kinyarwanda ni ikintu yagendaga mu kirere no gukoresha ariko kiba kimeze nk'ingashya arimo agenda nk'uko ubona ngira ngo umusaraba afite ingashya akoresha mu mazi nacyo niko cyabaga kimeze gikoreshwa mu kirere hanyuma iryo hembe ryo yahuhaga muri iryo hembe hanyuma agahita atongeraho amazina yiwe yabaga agiye kujya korwaho mu rugo kuwe shatse kubagira inama birya bintu mujya mwumva byikubite hejuru y'inzu yanyu inshuro nyinshi muzajya mugira ngo namabuye nk'uko mubitekereza cyangwa se mugire ngo ni garave nk'uko mubitekereza uriya ni umurozi burya aba yaje kizabikubwira ko yaje arabanza agafata bintu akabijugutiraho yamaje kubijugutiraho nyuma yahuze nibwo uzajya kumva ikintu gifite ibiri kumva cyituyeho burya we abafite ibindi bintu byabanje kumucika byamuyoboye bikikwitura hejuru inzu yawe hanyuma nawe yituraho ku munota wa nyuma uko twakuraga ibyo ngibyo umuganda gukomeza bigezemo hagati bangombwa yuko nanjye mama aza kuza kunshakira agataro kanjye nangira kama ashakira uwo mushenza mu giswe niko bawita ariko ubundi bavuga ko ari umurizo nanjye za kuza kunshakira iryo hembe hanyuma nanjye nabikoreshaga nkuko yabikoreshaga ariko yari amabwiriza nahabwagwa nawe ariko uko yagurutsaga agataro yagenderagaho je naherukaga kanje kari nyuma yake hanyuma kambwira ngo tugende hanyuma je naherukaga mbwira ngo tugende icyingezi nuko nafataga rya hembe na wa murizo nkata nice kuri ka gataro we naherukaga agenda gusa icyo nabonaga nuko nabonaga arimo gucanisha intoki imbere hanyuma yambwira ngo tugende ariko uko akanjye gahagurutsaga byo ntago nari mbizi uburyo bwo gucana ku ntoki nirihe banga babikoraga gute kugira ngo intoki zicane ese niza mama gusa zacanaga izawe nago zacanaga cyangwa izawe zacanaga nawe utabizi aho ngaho ntago nakubesha ko je nabaga ndi inyuma ye hanyuma jewe nabonaga ahaguruka kambwira ngo tugende icyo nabonaga ni intoki ziwe zacanaga muri make ubwo jewe narayoborwaga naratwarwaga hanyuma maje gukora ibyo ngibyo uwo muganda gukomeza ubwo twaragendaga aho twagiraga urumva umwuga twadufite ubwo twatumaje kugirana amasezerano avuga yuko nazajya ajya kuruga kure ninjye wakoraga ariko hafi yajyaga niwe wakoraga hanyuma baneze amatwi hari ibintu ngiye kubabwira muzajya mugiraho ubwenge kandi muzajya murushaho gusenga cyane kugira ngo murwanye izo mbaraga mu rugo yagiraga icyo bita ibijangwe ngira ngo ibijangwe murabizi cyangwa se ibipusi ariko inshuro nyinshi 85% uzajya ubona ibyo bipusi cyangwa se izo nyamaswa zikunze kugenda nijoro inshuro nyinshi ntabwo uzajya uzibona ku manwa
icyo gihe yagiraga ibijangwe bitatu, ariko ibyo bijangwe bitatu kimwe cyazaga giherekeje bibiri, hanyuma kimwe cyo cyabigezaga muri kigahita gitaha. Hanyuma muri ya sambu mama yari afite yahawe na data, hari harimo igiti kinini cyabagamo. Hanyuma data ababaruzi baza kuza kugenda bacukuramo mwoba metero 3 n'igice z'ubujyakuzimu. Bamaje gucukuramo wa mwoba metero 3 n'igice, hanyuma mu rugo twagiraga urutara twaryamagaho, hanyuma rwa rutara rwo baragenda bacukuramo mwoba metero 3 n'igice z'ubujyakuzimu. Hanyuma bya bikara uko byataga, ariko bya bikara byataga we nibyo yakoreshaga ari bwajye kujya kuruga hafi. Hanyuma tuza kugirana amasezerano avuga ko nazajya kuruga korege uzajya ukora ahafi ari uzajya ujya yagakora. Hanyuma igihe kimwe aza kuza kumbwira ko ngomba kumubera umushyitsi. Icyo gihe twagombaga kujya kuruga hafi. Hanyuma tumaje kujyayo aho twari bwagiye hafi, turagenda tuza kuza kwibeshya, tuza guca ku muntu wasenze Imana. Mwabarokore mwe mbibiri bangane musenge cyane, imbaraga zibarwanye zirahari kandi ni nyinshi, ariko natwe uriya uturwanya ni ikiremwa, ariko uturwanira n'umuremyi. Kandi tujye dushimira Imana yuko imbaraga ziturwanya ni ntege nke, ariko dukora we ni umunyembaraga nyinshi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Igihe tuza kuza kwibeshye, tuza kuza guca ku muntu w'umugore bamwitaga w'Imana, twari duturanye ari umunyamasengesho. Hanyuma uko yasengaga yaratubangamiraga. Igihe kimwe tuza kwibeshye rero tuza kuza kujyayo. Mama aza kuza gufata agataro kiwe na wa mushenza na rya hembe, nanjye mfata ibyanjye mujye inyuma nk'uko byari bisanzwe. Tujye hejuru ya wa mugore kuri yanzu kwa w'Imana. Tugezeyo tugezeyo kumbi twagiye kugirayo dusanga Imana yamubwiye yuko hari abaruzi bari buze kuza kugira mu rugo kuwe. Banyamasengesho bakristo bavandimwe, mbabwira iki? Ni musenge cyane, Imana ibaha amakuru y'izo mbaraga zirimo zibarwanya, namwe muzajya muzinesha biturutse ku masengesho murimo musenga. Kandi ndahamya yuko Kristo cyangwa se Imana dukorera ni nyimbaraga, ntabwo ari nyantege nkeya. Izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro. Hanyuma tugeze kuri umugore bitaga w'Imana, kuko twagiye kwagira Imana yabimubwiye. Hanyuma tumare kwagira ko twikubiseho, wa mugore twahise twumva arimo arabyumva abyutsa asenga, ariko mwuko gusenga kwiwe twumva arimo arasenga arimo avuga indimi twebwe tutazi. Barokore nongere mbifurize, umwanditsi wanditse ubutumwa muri Yohana yaravuze ngo mujye mwifuza impano cyane, ariko cyane mujye mwifuza impano y'ubuhanuzi, ngo kuko impano y'ubuhanuzi niyo yungura itorero. Uretse no kuba yungura itorero, nawe ubwawe iyo Mana ishobora kukungura iyo Mana y'ubuhanuzi, uko nta gishobora kujya kukubaho Imana itakikumenyesheje. Uwo mugore abyutse arasenga, twumva arimo aravuga indimi twebwe tutazi, ariko twumva amasengesho arimo asenga. Uko twe twiciye kuri ka gataro kandi turi hejuru y'inzu, tukumva amasengesho arimo asenga, arimo arazamuka ameze nk'amacumu. Twumva arimo arazamukira mu kibuno cyaho twari twicaye, twumva arimo bararuhukira mu mutwe. Hanyuma dupanga ukuntu twaribwa have biza kuza kwanga. Hanyuma mama we yaje gukoresha ukuntu ashoboye kose, kuko iyo nzu y'uwo mugore hari hibatira ishaje, aza kuza kumanura ubundi burozi buze kuza kumuca intege, ko icyo cyumba asengagamo yaje gukimanuramo ubundi burozi buza kuza kumuca intege. Burya nimubona ahantu muteraniye murimo musenga, burya ntimuzagire ngo aho muteraniye mwese murimo murera, kuko haba harimo umuntu uba waje kuroga ayo masengesho murimo musenga. Kandi iyo umurozi yaje mu materaniro aba afite izindi mbaraga zindi arimo kubanagamo kugira ngo muze kuza kugira intege nkeya. Yaje kumuca intege, aza kuza gusohoka, ariko misohokere ye yaje gusohoka agira ngo azirebe abantu bari hejuru y'inzu yiwe. Ahaje asohotse hanze asanga twagiye tugeze mu rugo. Mama arambaza ngo mbese wabonye yuko twari dupfuye? Ndamubwira ntabwo twebwe no gupfa tuzapfa. Maje kumubwira turataha twageze mu rugo. Igihe kimwe none aza kuza kumbwira, arambwira ati rero aza kuza kumbwira ati n'ubundi ndashaka yuko njya kumbera umushyitsi, tuza kuza kugenda tujyane mu rugo rw'umugabo. Ariko uwo mugabo twagezeho niba we yaravuganye n'Imana ntabwo mbizi, uwo nari wavuganaga n'Imana n'uwo mugore bitaga w'Imana. Nanone muhaguruka mwari muhagurukanye n'ubundi wa mushenza na n'ihembe? Oya, kuko hari hafi twagiye n'amaguru. Na umushenza ubundi n'ihembe nakunze kumva bivugwa cyane yuko mwagendaga mubijyanye muri ku gataro. Umushenza wakoraga iki ubusanzwe, ihembe ryakoraga iki igihe mwabaga mubijyanye? Ngira ngo nabisobanuyeho. Ihembe birashobora ko yari afite indi miti ndayisigagaho, iryo hembe ryo yaritongeraga amazina y'uwo twabaga tugiye kujyaho. Hanyuma uwo mushenza wabaga uziritseho inzogera, hanyuma za nzogera zabaga ziziritse ku mushenza, wo wabaga umeze nk'ingashya urimo kugashya mu nyanja, ariko nibwo buryo twagendaga mu kirere. Agataro iyo bakagendaho baba bafite uwo mushenza
bawukoresha nk'ingashyi iyo bari kugenda ku gataro cyangwa sinsobanukiwe neza. Okay, iyo wicaye uko twagendagamo twicaraga mu gataro, hanyuma wa mushenza wo yagendaga ugira gutya, twagendaga tugira gutya agenda kubita hirya no hino. Okay, ubwo uri wicaye ku gataro, wenda ku bantu bagendera ku dutaro, iyo udafite umushenza nago ushobora kugenda, nago byakunda. Wenda birashoboka kuba twebwe ari zo mbaraga twakoreshaga, wenda nabandi nabo bafite ibindi byabo bakoresha, ariko twebwe uburyo twakoreshagamo bwari ubwo ngubwo. Guhaguruka kwa gataro, ihangane gato manze nse guhaguruka kwa gataro wabonaga byagendaga gute? Wari mutoya ariko wenda wabonaga muzamutse, mama ni wagendaga azunguza umushenza hirya no hino kugira ngo mugende, cyangwa nawe wabaga ufite undi mushenza nawe buri wese yarabikoraga ku gataro kiwe? Mbo kuba ko nari maje kubitozwa kandi amaje kubimbwira, we yarahagurukaga uko yakoreshaga wa mushenza niko nanjye nawukoreshaga, ariko kanjye kuko kahagurukaga byo ntago nabimenyaga, nabonaga nanjye ndi kugenda ndi inyuma ye. Wisangaga wagiye nawe, ariko wagera mu kirere ukabona uri kugenda nawe ukoresha uwo mushenza? Nanjye nakoreshaga umushenza kuko yari amabwiriza nari maje guhabwa. Yego. Iyo ataza kuba amabwiriza nago wari kujya ukoresha, wagendaga kuri regulations z'umubyeyi? Nge nagenderaga ku mabwiriza ye. Yego. Igihe bwa mbere mugihagurukana mugenda ku gataro, wagiye nta mushenza ufite ubona we karimo karitwara nta kibazo? Mbo tuhaguruka bwa mbere mitangira mfite imyaka 3 twagiye n'amaguru ko twagiye hari bugufi. Yego. Ugereranije kuva hasi no kugera hejuru, agataro ubundi kagarukira mu birometero bingana biti uva hasi ujya hejuru, cyangwa se dukoreshe metero, wenda benshi bashobora guhita bumva metero ni urutambwe rumwe, ni nko mu ntambwe zingahe uva hasi ujya hejuru aho kagarukira? Gashobora no gutumbagira kagera hejuru cyane mu kirere hariya turi kubona ibicu, cyangwa ni metero nkeya cyane? Mbo jya nkurikije ukuntu nagendaga cyangwa se uburyo nabibona uko nabonaga ndimo gutwarwa, ntago nabasha kumenya ngo mbese kabaga kazamuka ibirometero bingana iki, ngo byabaga byagenda gute. Gusa icyo nabonaga cyo nuko mu migendere yako nabona ko kagendaga cyane, nabona kagendaga cyane karihuta. Yego. Ku buryo gashobora kuba kava tuvuge nk'Ikigali kugera ku Rusumo, gashobora kuba kakoresha nk'iminota ingaho ugereranije? Jya nkurikije ukuntu kagendaga, nubwo ntari mfite ubwenge bwo kuba namenya uko karimo karagenda gute, ariko byibura nubwo ntabasha kugiranya iminota yuko kagendaga uko kagendaga ubwako gusa, byibura nk'iminota nka 20 kabaga kagezeyo. Iminota 20 kuva Ikigali ugera Rusumo? Bivuze ngo Cyangugu yabaye myinshi ni 35 cyangwa 40? Yego. Agataro bakoresha baguruka cyangwa se ko mwakoreshaga muguruka, ugeranije uko kangana, gashobora kuba katwara abantu babiri cyangwa nago bishoboka ni umuntu umwe gusa ukagenda? Nge nabonaga bitashoboka ko twagendaga turi umwe, buri muntu yagendaga ku gataro ke ari umwe. Yego. None ba bantu bavuga ngo babatwaye kubahingisha, nago bishoboka ko bashobora kuba batwara ku gataro, wenda akaba ari igitaro kinini bakabagezayo bagahinga, cyangwa bafite ukuntu babatwara bakoresheje izindi maji? Nabyo tuzabigeraho ku kindi gice. Mbo ngira ngo ahari ndibuze kuza kugira kuri ibyo ngibyo, nabyo ndibuze kuza kubigiraho, ariko birashoboka ko yewe uburyo ndibuze kuza kuvuga aribwo nasanze mu rugo bakoresha, ndetse nanjye aribwo nakoreshaga, abandi bafite ubwo bakoresha, ariko ubwo ndibuze kuza kuvuga ngira ngo ahari nubwo twakoreshaga twebwe. Ariko nago wambwiye metero ugeranije uva hasi ujya hejuru, agatumbagira kuva metero zingaho uva hasi ujya hejuru agataro? Ahubwo wenda reka ngereranye mu kigereranyo cy'icyo gihe uburyo nabibonaga muri iyo myaka yanjye 3 n'ine ndetse n'5, byibura kabaga kaza bakajya nko mu birometero nka 3. Ibirometero 3? Yego. Kava hasi? Yego. Okay. Dukomeze none nari nguciyemo kabiri, urimo urasobanura ukuntu mwagiye ku rugo rw'undi mupapa. Hanyuma twaragiye tugeze mu rugo rw'uwo mupapa wundi, hanyuma twagiye kugera dusanga uwo mugabo, gusa icyo ntazi we nuko yaba yari yaravuganye n'Imana, ariko wenda birashoboka ko yaba arasengaga, ntago mbizi, kuko iyo umuntu asenga agenda agira amakuru menshi agenda ahabwa n'Imana. Icyo gihe twarahagurutse turagenda, tugeze mu rugo rw'uwo muntu, ngewe kumbi bya bijangwe nababwiraga twagiraga mu rugo byabagayo ari 3, none kuko yahagurukaga twagurukaga tugiye kuroga, yabaga ari bwaje kuroga hafi, yari afite ubundi buruzi bundi yaduhaga, ariko ubwo buruzi buryo buduhagamo yari afite urwara, yaraza akaturasinda sago mu kwaha, ariko akoresheje rwara, hanyuma agafata bwa buruzi akabudushyira muri kwaha, hanyuma urumva yabaga yaduhunitse uburuzi najyaga njya gukoresha ahandi, njya guhunika abandi, nanjye nibwo yongeraga kunkoresha arimo kuduhunika. Byamaga ntago twabyukaga, twagiraga umubiri ukora, ariko ubwenge bwo kuvuga ibyabagaho byo ntago twabugiraga.
hanyuma icyo gihe uwo munsi yari giye kuroga bugufi yahamagaye bya bijangwe nababwiraga uko byabaga munsi y'urutara kuko yagendaga avuye kuroga yaza saa 8 z'ijoro hari ubundi burozi bundi yaduhaga kugira ngo tubyuke twongeye tugarure ubundi bwenge bwa kimuntu twongeye kuzuka bundi bushya uko yabaga yaduhunitse hanyuma twamara kubyuka icyo gihe uko yazaga saa 8 uko twaryaga bwa burozi yabanzaga kuri mukuru wanjye nanjye kankurikizaho agakurikizaho n'abandi bana bandi yabyaye hanze ubwo icyo gihe jewe ninjye wari ufite ubwenge nanjye ntago nibaza ngo mbese ni igiki cyatumye Imana isigaza ariko birashoboka yuko icyatumye Imana isigaza cyangwa se cyatumye gusigaza Bibiliya irambwira ngo icyatumye ngusiga ikireti kwari kugira ngo tunganye ibidatunganye icyatumye nsigaza nayo gusigaza birashoboka ko ari Imana ari kugambiriyeho icyo gihe ko twagaryaga bwa burozi mukuru wanjye ubwenge bwari bwaragiye hanyuma gihe ko nakaburyaga naramanukaga nkajya kurara muri wa mwobo wari munsi ya rwa rutara nkajya kurana na bya bijangwe hanyuma bya bijangwe nararanaga nabyo hanyuma nabyukaga mu gitondo mbyutse nkasanga munsi y'ikirenge harimo umugina wabagurimo uwo mugina wabaga uri munsi y'ikirenge kugira ngo uzajye kumvamo byansabaga yuko nibwabashe gushaka icyuma nkawukata nkawuvanamo ubwo buzima nza kuza kubamo igihe kiragera inama iza kuza gukoranira mu rugo hanyuma biza kuza kuba ngombwa yuko mama bari bwaze kumutegeka yuko bamutegeka yuko agomba gukora umwuga w'ubusambanyi hanyuma kandi bamutegeka yuko byibura buri mugabo wari we wese agomba kumubyaraho umwana umwe kuko yarapfakaye papa yapfuye 9 irakiri mutoya kuko nari umwana wa 3 kuri mama ari giye bucura bwa data hanyuma biba ngombwa yuko apfakara akiri mutoya ariko biba ngombwa yuko amabwiriza bamuhaye ari kujya sambana byibura n'umugabo kandi buri mugabo wese akajya mubyaraho umwana icyo gihe uko twe dukomeje gukora uwo mwuga aza kuza kumbwira ambwira andi mabwiriza yuko buri mugabo wese uzajya uza mu rugo nari mfite ubundi burozi bundi nongire nibire ibanga ababyeyi cyangwa se mwebwe mwubatse ngo mbibiri ibanga inshuro nyinshi 98 ndetse n'igice kwijana muzajya musanga ingo zabenshi zirimo zisenyuka wibaze ngo mbese izi ngo zirimo zirasenyuka gute kandi hari abantu badagira kwihangana no munsi wa rimwe uwo muntu utagira kwihangana agahita afata umwanzuro wo gusenya urugo rwe agahita yahukana agasiga agafata abana be iyo bibaye ngombwa n'umwana we akamusiga akahukana akava mu rugo ukagenda ariko ntabwo uzi ikintu gishenye urugo rwawe nta nubwo uri no gusenga ngo Imana iguha amakuru ahubwo ufashe umwanzuro wo gusenya ariko utazi igishenye urwo rugo rwawe icyo gihe uwo mugabo waziga mu rugo yarazaga ubwo mu muryango w'icyumba baryamagamo twe twaracukuye mu mwobo hanyuma ku buryo umugabo wese wajyaga aza mu rugo yabagaje gukora ya mabwiriza yahawe na babandi bakajya mu cyumba hanyuma ubwo bagendaga bagiye gusambana ya pantaro akayivanamo akayicisha munsi y'urugi yisunikisha urugi akayinyoherereza ikansanga muri saro mama niwe wahitaga ayigusunikisha yego niwe wayinyohererezaga abagabo bazaga gute nago dusobanure neza mama yaragendaga akabatereta ubundi akababwira muzaze mu rugo cyaba aragiraga mu rugo ubwenge bukabura bagahita ngira ngari wese umugabo wese udakijijwe utarimo Kristo ngira ngo kabona niyo wamubwira ko runaka ari umuruzi cyangwa se ari ikindi kintu runaka umugabo w'umusambanyi cyangwa se udafite Kristo muri we ibyo ngibyo ntabwo abireba icy'ingenzi ni cyaba yifuza kugeraho ndashaka kumenya umugabo yahuraga na mama umugabo akamutereta yamara gutereta mama cyangwa mama yabateraga uburozi bwo kumva bakeneye yuko bashobora kuba basambana wenda birashoboka yuko wenda nabyo yabikoreshaga ariko icyo nabonaga giye nuko bazaga mu rugo we wabonaga bageze mu rugo nje nabonaga baza mu rugo yego hanyuma tekinike yakoreshaga urumva umugabo akuyemo ipatalo ariko weho wisanze umaze kuyakira muri salo mbogiye kujya kuyakira nabaga nari mfite utuntu tw'uduti yerampaye uduti twari uduti twabaga dusongoye twasaga umukara ariko twari dufite urwo twakozagamo utwo duti hanyuma tukagira n'indi fu yindi yasaga umukara hanyuma utwo duti aratuma ariko niyo mutara arayima hanyuma amanurwembe rwa 20 ari inzembe za 20 zaguraga amafaranga angura urwembe araruma arambwira ati uburi mugabo wese uzajya ugiranga ujye uhagara ku muryango w'urugi ipantaro nzajya ngo ujye uyikata ku mukunjo wayo numara kuyikata hanyuma ujye ukata numara gukata ushyiremo uduti tubiri hanyuma uhita ushyiramo nubwo utufata n'ukakantu kagafu ushyiremo ariko kavange n'utwo duti
wahagararaga ku muryango w'icyo cyumba, guhagarara kuri uwo muryango w'icyo cyumba, ese igitanda cyari cyegereye umuryango neza cyangwa yakoreshaga nawe imiti ku buryo yasunikaga akoresheje? Nari mpagaze ku muryango w'icyo cyumba. Yego. Ku buryo urumva umugabo ashobora gukuramo ipataro ariko iyo pataro akayihanika kure cyane y'umuryango ku buryo utabasha kuyishyikira. Yego. Wayishyikira gute? Ese niye tekinike mwakoreshaga ku buryo umugabo ashobora gushyira ipataro hafi ubasha kuyishyikira n'uwo mugabo ntakubone, cyangwa mwaramuhunikaga kugira ngo mubashe gutora iyo pataro? Anyway, ngira ngo hari iyo wamajije gukora icyaha cy'ubusambanyi, iyo ugiye gukora icyaha cy'ubusambanyi ngira ngo uwo mugiye kugikora nabwo bamaje kumwiyereka wese, bivuze ngo imyenda ashobora kuyishyira ahantu ashatse. Uwo mwenda rero yagendaga agiye kuryamana nawe, ya pantaro akayivanamo, yamara kuyivanamo ya pantaro yayisunikisha akaguru kansanga muri salo. Yamara kunsanga muri salo gene yitaga nyitora kuko nari mfite amabwiriza nari maje guhabwa, nkahita nyikata ku rukenyerero, hanyuma nkahita nshyiramo twa duti tubiri, nkahita nshyiramo na yafu, ya pantaro nkahita nyisubiza munsi ya rwa rugi, ubwo bazarangiza gukora ibyo bakoraga ya pantaro nabaga nayishubijemo. Ukurikije uko ipataro yazaga mama ayisunikishije akaguru, wabonaga iza nkaho nyine ari akaguru kayisunitse, cyangwa hari undi wabonaga ifite speed nkaho hari ikindi kintu kiri behind gitumye iza yirukanka just nk'ikintu kiyizanye? Anyway, we yayicishaga munsi y'urugi, ikaza nkayibona munsi y'urugi, ngahita nyikura nkayivanamo. Ibindi ntago nitubikubaze. Ibindi byo ubwo ibyo mubwira nibyo nabonye. Okay, sawa, dukomeze. Imana ibaho umugisha. Amen. Hanyuma iyo pantaro narayifataga, namara kuyifata nkahita nyikata ngashyiramo twa duti tubiri, nkahita nshyiramo na yafu. Ibyo ngibyo nashyiraga nko muri iyo pantaro, ibyo yabaga amajije kwambara ibintu bishobora gutuma uwe n'uwo bashakanye badashobora kugirana amahoro. Ababyeyi mu nyumve cyangwa se abubatsi ngo mu nyumve, uko uzajya ubona inshuro nyinshi 88% cyangwa se n'igice, uzajya usanga uwo mwashakanye mukundanye, mugasezerana mu itorero ndetse no muri leta mukundanye nta kibazo, ndetse mugendana mu byo mubasha gutekereza, ariko kandi kanya ukabona ari bigiye bigenda bihinduka. Inshuro nyinshi ashobora kuba yaragiye agakubitana n'izo mbaraga ziri hanze, bityo bikaba byatuma urugo rwa rusenyuka. Iyo pantaro ko yakayambaraga yaragendaga, ubwo yabaga yambaye imyiryane, akaba yambaye urwangano rw'umugore wiwe yarashatse, ubwo akagenda ukanya bweta bangana, ubwo ibyo yasanze mu nzira akabikubita. Bivuze ngo icyo gihe kandi iyo byamaje kugenda gutyo, iyo mwuka mubi warangije kwinjira mu urwo rugo, uwo mwuka mubi wamaje kwinjira mu urwo rugo, bivuze ngo icyo gihe uwo mugore ntabwo aba akibasha kurara ku buriri. Icyo gihe biba byahindutse, uwo mugore aba arimo kurara, uwo mugore ubwo ahita arara muri salo cyangwa se akajya aryama ku musambi. Ubwo kandi n'uruhinje rw'ukwezi kumwe natinda kuryama kuri umusambi, kuko uwo mwuka mubi wamaje gutera mu urwo rugo. Ingo zisenya muri ubwo buryo. Hanyuma ariko uwo mugabo abyibura mu mabwiriza bari bamuhaye, bamutegeka yuko buri mugabo agomba kumubyaraho umwana umwe, usiba umugabo umwe w'umugande yaje amubyaraho abana babiri. Ubwo ari je na mukuru wanjye n'abo bana bandi bavutse hanze, ubwo twese twari abana 9 ariko tudahuje data. Hanyuma icyo gihe abo bana ko twese twari turiho, icyo gihe ndabyibuka yabaga ari bwaje kujya kuroga kure, twarajyanaga, ariko yabari bwaje kujya kuroga hafi, twagiraga ubwo burozi yaduhaga tukaryama. Aho twaryamaga turi abana 9, kuko umubiri warakoraga ariko ubwenge nibwo butakoraga. Aho twaryamaga icyo gihe twarahanyaraga bihagije, kuko ntago twabaga twagira ubwenge bwo kuba twabyuka, kuko twabaga natwe dusa n'abantu bapfuye, ariko azagarukira akongera akadushyira mu bundi burozi bundi bwaduhemburaga, tukongera tukabyuka, uretse ko twabyukaga tugasanga aho twaryamye twahanyaye. Nuko niko byagendaga. Hanyuma icyo gihe uko yakazaga, ubwo twarabyuka, twakabyukaga, abandi ubwenge bwabaga bwaragiye, ariko izo nkari zabashiki banjye n'uwo mukuru wanjye, izo nkari zose ninjye wari ushinzwe kuzinywa. Hanyuma ku kuzinywa nazinywaga nzinywere ku musambi, aho imisambi yabaga yaraboreye, iyo kuko n'urutara twari twarubatse dushyiraho ibiti, tukajya dushyiraho ibishira n'ibindi, tugashyiraho umusambi. Iyo misambi yaraboze, hanyuma izo nkari nazinywerega kuri wa musambi, ubwo buzima mbubamo. Hanyuma ntago nari mfite ubushobozi bundi bwo kuba nakanga kunywa izo nkari, kuko yarafite kandi gakoni kandi yatungaga, yakankubitishaga mu mutwe, akankubitisha mu mutwe, akankubitisha mu mugongo. Hanyuma izo nkari nubwo buryo nazinywaga. Igihe kimwe ndabyibuka uko twakaryaga bwa burozi wacu, twagiraga inkono 2 za Kinyarwanda, izi biti bumba, sinzi abaneza amatwi cyangwa se barimo kunyumva muzizi. Izo nkono 2
za kinyarwanda buri nkono byibura yagombaga kuba yuzuye inyama, hanyuma kuko inyama zajya gushira mu nkono izindi zihari zuzuye, ariko izo nyama nta muntu wabaga waza mu rugo ngo tuzimuheho. Izo nyama ni twebwe twaziryaga twenyine nk'umuryango, ariko nta wundi muntu waziryagaho. Hanyuma naje kumenya iby'izo nyama, ibyo ndibuze kuza kubabwira n'ibyo nabonye. Hanyuma ariko ndashimira Kristo mw'ibyo byose, mushimira nagakize namaje guhabwa kuri uyu munsi. Izina ry'Imana yacu rikomeze mu guhabwa icyubahiro. Icyo gihe abo bana ko batwaye turi mu rugo, ubwo natungaga n'izo nkari, icyo gihe kwizo nkono zabaga zuzuye inyama, ko twakaryaga izo nyama ntabwo nari nakamenya ngo izo nyama n'iziki. Bigeze ku munota wa nyuma nibwo muri umuna wanjye ufite imyaka 6, mama yaje kuza kuroga, avuye kuroga byari saa 8, aduha uburozi turaburya here kuri mukuru wanjye nangira bumpa. Tumaje kuburya icyo gihe ubwo tukimira kuburyo uwo murumuna wanjye imyaka 6 we yaburiye ahita arwara. Amaje kurwara ahita amushyira mu mugongo, hari twebwe tugira ngo nari nzi ko amujyanye kwa muganga. Ageze mu rugo rw'umuturanyi, umwana yamunyariye kabiri mu mugongo, yamunyariye rimwe, amunyariye ubwa kabiri, umwana arapfuye, baba baramushyinguye. Babare kumushyingura, ubwo iwacu hari cya giti nabanje kubabwira mu itangira, bari baragicukuyemo bamwe wa metero 3 n'igice. Ubwo twagendaga hose tugiye kuroga, abo twabaga twahaye uburozi bapfuye baragendagamo bakajya kubazura bakabashyira muri cya giti. Abo bashyiraga muri cya giti, nge nari maje guhabwa amabwiriza yuko bari muri cya giti tubabaga bapfuye nagombaga kujya mbagaburira ubwatsi. Hanyuma umuntu agombaga kurya ubwatsi agombaga kuburya amezi 3 kugira ngo izo nyama z'uwo muntu bazazirye cyangwa se tuzazirye zimeze nk'izinyamaswa, kuko nta kindi kintu umuntu twabasha kuba twamugaburira uretse ubwo bwatsi bwonyine. Uwo muntu, abo bantu babaga mu giti bakuye mu mumva, no ku manywa birirwaga muri icyo giti cyangwa mwabashyiraga mu giti nijoro, ku manywa bakabajyana mu nzu? Ngira ngo no ku manywa babaga barimo. Weho wajyagayo nijoro gusa? Najyagayo, ntago najyaga nijoro, ko nari maje guhabwa amabwiriza yuko nzajya njya kubagaburira ubwatsi. Ubwo nagendaga mu gitondo saa 10, nagendaga saa 10. Ubwo urumva na nimugoroba nasubiragayo. Ubwo mu magambo make genzi neza ko ari mu gitondo na nimugoroba babaga barimo. Yego. Hanyuma icyo giti ko bagicukwe mu metero 3 n'ice z'ubujyakuzimu, ngero ushinzwe kujya ngaburira ubwatsi ababaga bari muri icyo giti. Icyo gihe muri umuna wanjye irangije gupfa, ubwo n'abandi bashiki banjye bari bamaje gupfa bikurikiranya. Hanyuma igihe kimwe ndabyibuka avuye kuroga, byari nijoro, byari saa 8, ariko ntekereza yuko icyo gihe uburozi yarasanzwe aduha, ubwo yaduhaye uwo munsi, ubwo yarasanzwe aduha, ubwo yaduhaye uwo munsi bwa birimo burutubukana, ubwo ngubwo yaduhaye uwo munsi. Uwo munsi yaraje ahera kuri mukuru wanjye arabumuha, nanjye abarampaye, agera kuri mushiki waye. Ashize umwanya uko nari maje kuburya, ngenda meze nk'umuntu wasinze, mpita ndwara ikintu cy'ikizengerera, mpita nirukanka negera ku gikuta cy'inzu. Ngeze ku gikuta cy'inzu, mushiki wanjye nawe mbona arambuye amaboko, kumbi bwa burozi namaje kurya bwa mpindi nawe bwahise bumuhindura. Uko nakarambuye amaboko, nge nari nzi ko yenda ari urukumbuzi yaramfitiye. Maje kurambura amaboko, ngeze ku gikuta cy'inzu, nawe arambura amaboko, araza nyikubita mu gituza. Yari muto, yari kandusha ibiro, mpita nikubita hasi nijye kugira hasi, nawe yapfuye. Amaje gupfa ahita amuvana mu gituza, aragenda amushyira ku buriri. Buciye mu gitondo batanga itangazo bari bwaze kuza kumushyingura. Saa 5 z'amanywa na saa 6 barangije kumushyingura. Bigeze nimugoroba inama iza kuza guterana, aragenda bamuvana mu mva, baramumanura bamujyana muri cya giti, ariko amujyana amushoreje umuhoro wa kupa wabaga mu cyumba twaryamagamo, twakoragamo ibyo byose, ibyo nakita karama rurerwa. Hanyuma icyo cyumba cyabaga kirimo akavure, ariko kavure kabaga kuzuyemo amaraso, ariko ahoragamo umuhoro wa kupa. Hanyuma uwo mushiki wanjye agenda amugera muri icyo giti, amugeje mwa cya giti. Hashize amasaha bamaje kumujyana mu iryo joro saa 6 z'ijoro, nibwo naje kumva numva ijwi rirampamagaye. Rimaje kumpamagara rambwira ngo nimbyuke, mba ndabyutse. Maje kubyuka ijwi rirambwira ngo nindikurikire, ariko nge ntago nari nzi yuko ari ry'Imana, nge ntago nari mbizi. Rimare kumbyutse mba ndarikurikiye, ndagenda nkingura urugi nkurikiye rya jwi. Ngezeho bashyinguye mushiki wanjye, ako kanya rya jwi rinsigaho ngo ndahagarara. Mu buzima bwanjye ntabwo nari ndi kuvuga, ariko ndashima Imana ko namenye kuvuga. Mare kuhagera nahagaze amasaha agera muri 3,
ngiye kubona mbona mama arazamutse ariko azamuka afite wa muhoro. Nagiraga amagambo menshi ariko ntazi no kuvuga, ndamubaza nti kuki mbona imva yitse yasubiye hasi. Araceceka ntiyagira icyo nsubiza, yongera asubizaho ryataka akoresha izantoki ziwe, tujya mu nzu turaryama. Tumaze kuryama buke mu gitondo byari saa 11, byari saa 10 bisaga saa 11, ndamanuka ngeze muri rwa rutoki, ndamanuka kuko nari nsanzwe nzi neza ko ngiye kugabura ubwatsi babaga bari muri cya giti. Ngeze muri cya giti, nageze mu marembo ya cya giti, ngiye kurasanga mushiki wanjye niwe wari imbere y'abandi bose. Maje kwagira munsi y'icyo giti hari insina yari irimo iri igitoki, nari mfite amaso areba ariko ubwenge bwo kuvuga ibyabaga bihari byo ntabwo nabubashaga. Munsi y'icyo giti abantu babaga barimo babaga bapfuye. Icyo giti cyabaga kiri haruguru y'inzira, ikimenyetso cy'uko icyo giti cyabaga kirimo abantu babaga bapfuye cyangwa se bazuwe bavuye mu mva. Icyo gihe habaga hari icyo bita imisambi, sinzi abari kundega amatwi imisambi muyizi. Iyi misambi iba mu gishanga, habaga hari imisambi 6 iri kuzenguruka icyo giti igenda ihiga, akaba hari indi misambi 6 izengurutse icyo giti ariko ipfuye. Iyo nzira yabagamo buri muturage wese wahagiraga afite igare cyangwa se n'ubundi buryo bundi arimo kugenda yahitaga yirukanka kuko iyo misambi yari hari kandi abantu bose bari bamaje kutumenyera. Icyo gihe uwo mushiki wanjye mageze nsangare mu icyo giti, mageze amaso arabirebaga ariko ubwenge bwo kuvuga byose nabugiraga. Ngira gahinda karanyica, mitamanuka ryaba munsi yo nsina nababwiraga. Maje kwaryama agahinda kazashira mitangaruka, njya kwahera ubwatsi n'ubundi ndazambushyiramo. Maje kubishyiramo ba bantu bose bari muri cya giti baza kuza gukora inama y'uburyo ba bantu bose bazabica. Hanyuma mushiki wanjye bajya kumwica, bamwishe bari abantu 7, bari 6 nanjye wa 7. Icyo gihe nari maje kugeza imyaka 8 n'9. Hanyuma tuza kuza kumanuka, tugeze munsi ya cya giti bahamagara mushiki wanjye amazina nari nyazi, bamwitaga Mukanturije ku Mana ishimwe. Bamaje kumuhamagara mu mazina ava muri cya giti. Hanyuma turagenda kuva ku isambu yacu ugera aho bamushyize hari isambu ya mukadata, ariko mukadata we yaje gupfa ayisigira umuhungu we. Ubwo hirya y'iyo sambu ya mukuru wanjye kwa mukadata hari indi sambu yindi yari hari, ariko iyo sambu yabaga irimo igiti cy'avoka harimo n'ikirundo cy'amabuye. Tugezeyo mushiki wanjye ko bamuvaye, mama yampamagaye muri cya giti avamo, twerekera iyo nzira duca muri iyo sambu. Tugeze munsi ya cya giti cy'avoka, mushiki wanjye umuntu w'umukecuru umwe nibuka maje no gukizwa 2013, maje kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Byabaye ngombwa yuko baza kumvuma, ndababwira ni murimo kumvuma naravumuwe, iyo ndimo nkorera izamumugisha. Umukecuru aza gupfa, ariko icyo gihe bajya kwica mushiki wanjye niwe wagiye gushaka amakoma bayamurambikaho mushiki wanjye bamwica ndimo mureba. Hanyuma inyama bazigabana nzireba, ninjye wazitwaje mama. Tugeze mu rugo turaziteka, uko bazibaze niko bazitetse, nta sura yigeze ihinduka, bazikaranze ariko zisa. Hanyuma barinda bazitugaburira tuzirya zisa gutyo. Ubwo buzima mbukoreramo icyo gihe ko nagatungwaga n'izo nkari. Ubwo buzima bwakomeje kumbera ubundi. Igihe kimwe mbona ubuzima burananiye, bigeze mu myaka 10 nza kuza gutangira ishuri. Nza guhera mu mwaka wa mbere nari mfite ubwenge, narigaga mfite ubwenge, no mu masomo numvaga nakundaga, ndetse numvaga nari nkunze mwishaka n'umuhati w'ibyo numvaga nshaka kuziga. Numvaga nziga imibare kandi ngiga icyongereza kuko mu buzima bwanjye nibyo numvaga ndetse nabyo nakundaga. Hanyuma ntangira ishuri ngira mu mwaka wa 5 primaire. Ngezeyo nari mfite ubwo bwenge, ariko biba ngombwa yuko nubwo nigaga mama yarampaye amabwiriza yajyaga igiceri cya 50 nkajya njya gushaka supadipe. Iyo supadipe nari mfite ubundi burozi bundi najyanaga mu kigo. Hanyuma iyo supadipe naguraga navanagayo ndi bwanyunye indi nkahita yishyiramo bwa burozi. Hanyuma mu mabwiriza yuko byibura buri shuri nzajya ndirogamo umwana. Supadipe narayiguraga, hanyuma nkavanayo nyunye indi nkayiha umwana umwe, umwana agapfa. Hanyuma ndabyibuka rimwe ngeze mu mwaka wa 5 nari maje kuba uwa mbere. Icyo gihe nari mfite amafaranga ndetse ngiye gushaka ibyo kurya by'uko nagize amanota meza. Icyo gihe ngura supadipe nyiha umwana ukanya, umwana ahita arwara umutwe. Amajije kurwara umutwe ako kanya nahise ngenda, maje kuva mu rugo ku ishuri ko nahise ninyeka ko bahise bamenya, nahise ngenda ako kanya ishuri ntabwo nongeye kurisubiramo. Ubuzima burananira. Icyo gihe niganaga ibirenge kuko ntago mama yanyitayeho, uko yakoreraga satani ndetse najye nkura satani. Nigaga nta kwitabwaho kundi nari mfite, ndagenda ndwara imvunja, inzara zishiramo. Icyo gihe nagendaga mu muhanda, twigaga harimo ibirometero 3 twajyaga ku ishuri, kuko nagendeshaga ibirenge, ntago nagendaga mu muhanda, nagenderagaho ibyatsi biri. Icyo gihe abandi twiganaga bari baranyise kata horoshye kubera yuko ntago nacaga mu muhanda, nacaga mu mpande. Icyo gihe
rero mva ku ishuri mbonye ubuzima bwanze kuko mu mudugudu bari batuzi, ari mu kagari batuzi, ari mu murenge batuzi, ndetse ikigeretse kuri ibyo ngibyo nta muntu w'umubyeyi wari ufite umwana we watubonaga atuje ngo umwana amushyire hasi, yahitaga amuterura agahita amutwara, kuko mama babe baramwise birahondana mu mudugudu, bose bahitaga bakira abana babo bakavuga ngo bakwa birahondana baraje batatwicira abana, bagahita babaterura bakabajyana. Icyo gihe mvuye ku ishuri nabonye ubuzima bwanze, biba ngombwa yuko ndibuze kujya gushaka akazi, njya kuragira inka, ariko nabwo navuye mu rugo nari nasaze. Ndumva bitari byoroshye. Sinzi ahari niba hari ikintu duhe aho tugeze aha ngaha waba wibagiwe ushobora kubibutsa, kuko ndabizi neza ko ubu tugiye guhinira igice cya mbere aha ngaha, hanyuma ugasa nkaho kivuga, twarangiza tugasenga Imana tugasubikira igice cya mbere aha, tukazongera gucumbukura igice cya kabiri undi munsi. Nk'ubwo buzima naciyemo ngira ngo ahari turaza kuza gushyiraho, turashaka ubundi buryo ki turubashyire ikindi gice cya kabiri, ariko igice cya mbere cy'ubuhamya mba nyigarukirijemo aha ngaha, hanyuma turakomezamo n'ibindi muzajya mugenda mubikurikirana. Reka tugushimire cyane, hanyuma unasenge. Reka dusenge. Turagushimye Imana yacu, Imana y'imirimo, Imana y'igitangaza, Imana ibananye natwe muri uyu mwanya wo gutanga buno buhamya kugira ngo bubohore abarushye ndetse n'abaremerewe, ndetse n'abandi bari mu buzima twaciyemo kugomba kubavanamo, hanyuma ndetse twongera gushimira agakiza waduhaye ukatubohora, ukaba ufite uburenganzira n'ububasha n'ubushobozi bwo kongera kubohora bene data bari kutwumva nk'uko natwe watubohoye. Tugushimire ko abananye natwe, tubanje kubangamira satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Hari n'abandi baboshe ugomba kubohora nk'uko natwe twari tuboshye kandi waratubohoye, ukomeze kubohora n'abandi nk'uko natwe watubohoye kandi ubaha umugisha uko waduhaye agakiza, ndetse n'abandi bari kubaha agakiza. Nyikomeje kubangamira imbaraga z'umwijima, nkomeje kubangamira imbaraga za satani n'imyuka mibi yose yigomeka, imbaraga z'abarozi zigomeka, imbaraga z'amagini, imbaraga z'abarozi n'abarogesha, zose nzabangamiye muri uyu mwanya, ko bari baduteza amatwi bakeneye kubohorwa n'agakiza kawe, kandi ukababohoza imbaraga zawe n'ubutwari. Urakoze ko babereye Imana, kandi natwe tubere Imana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti wanesheje satani ku musaraba. Amen, amen.